ubwo ni ukuvuga ahubwo ngiye ubwo mperuka kwiyogoshesha 2012 ubwo navuga ko ari imyaka 8 arandi mashuri bazaga kuntira so nari nzi ngo we bantiriye gutyo rero bigatuma wenda ubugeni bwanjye ni impano ariko buriya nanone impano igira undi muntu ugufasha kuyiteza imbere nizi cyumweru kimwe ndamucika kajya nyandikira ati munyeshuri wanze ishuri bite byawe nari karosa ariko nzakwereka ikintu ndiho cyo ndibuka nagiye namakoze inkweto ya mbere nambara nkori ya kabiri mbona ibintu biraryoshye mishurira intama zawe zazimiye zanyuze dore barapfa intebe abandi bagapfa umugati kandi ngiye byo ntago binyura Amahoro n'umugisha kuri mwebwe mwahisemo gukurikira Inzozi TV online. Turabashimira kuba mukomeje kutugaragariza urukundo. Tubasabiye guhirwa, tubasabiye kugira ibyiza byinshi haba kuri mwebwe ndetse no kubanyu. Inzozi TV online nkuko twabibasezeranije, turagenda tugatembera tugahura n'abantu bakora ibintu bitandukanye. Duhura n'abatandukanye ariko no munsi twahuye n'uwitwa Doxa turagira ngo aze gutangira abibwira aratangira abibwira mu mvugo y'abahanzi aratangira abibwira nk'umuntu ndetse w'umunyarwanda nk'intore. Eyo muraho neza bavandimwe bacu esiyo muraho murakoma natwe turaho nkuko mutubona dore twazinduwe no kubabwira ko iyisi ya none yuzuye amagorwa n'amaganya ku mitima ya benshi bikaba bidahagije namba kwifuriza abantu amahoro gusa ahubwo twavumbuye n'ubundi buryo bwo kubegera tukabahumuriza kuko ari nta kiruta ubuzima yo ni Doxa umwe muzi nkaba nshimiye Inzozi cyane ko muba mwadusuye murakoze. Doxa akaba ni umuhanzi ariko utarabikoze byonyine ni umuhanzi akaba n'umunyabugeni akaba akora ibi bikorwa byose turi buze kugenda dutembera tugenda tubireba aragenda twereka byinshi akora. Ni umusore wiyemeje gukura amaboko mu mifuka agakora byinshi abantu bashobora no kuba batatinya kuvuga ko ni umusore w'umuhanga cyane. Nicyo kintu turi buze kwibandaho. Tugarutse turahera kuri music career nubwo bino bituri imbere ariko reka bariyo duheraho ko niyo yatumye witwa Doxa ndabeshya yamane niko byagenze. Music yanjye nge nayitangiye 2010 muri Narrow Road nari muri Narrow Road Empire so dukora imiziki ntabwo byari byoroshye gukora imiziki urabona kujya mu studio kurara amajoro indirimbo zigasohoka tukajya kuzironshinga ku maradiyo n'amateleviziyo ntabwo byari byoroshye nabyo ariko nyuma yaho twaje kugerageza nyine turebe se nyuma behind ya music ni iki umuntu ashobora gukora cyane ko dukenera transport tugakenera akubaninga yo masidi twakeneraga urumva no kugira ngo tubashe urumva ku multiplier n'izo ndirimbo ku masidi byari ibintu bitoroshye so ndavuga ariko nshobora kuba mfite izindi mpano zishobora kuba zazamfasha mu kindi gihe kugira ngo music yanjye itere imbere so nagarutse gushaka niki nshoboye gukora nanjye ubwanjye ese nafasha iki n'Abanyarwanda atari mu muziki gusa kuko ibyo mbabwira njyewe ingomba kubyibura ku inspiring abantu bandeba ambonye ndi gukora urukweto ambonye ndi gukora umuziki so nambaye n'urukweto rwanjye urumva ko nirindi shema rihambaye cyane ubwo rero naje guhita nshakisha ibindi bintu ngiye nshoboye gukora bizunganira wa muziki wanjye kwa Doxa agiye mu muziki asanze umuziki arawukoze ariko aravuze ngo reka mbanze nsubire inyuma ndebe n'ikindi kintu cyansupportinga mu buzima. Aho ngaho biratuma mpita ntangira kwibaza Doxa ni muntu ki mu buzima busanzwe ubwo ndavuga background yawe niba ari ikintu wadusangiza. Doxa aracyari umusore ndacyari umusore ndimo ndarwana nyine n'iterambere ngo mu minsi z'umuntu akore n'uwo muryango ndimo ndahihibikana nshaka kugira ngo nyine byibura niyo miryango niza
hazabe hari icyo nateguye kizabafasha. Akandi kantu ubwo nari buze kubaza, iyi Kigali abantu bayirimo, hari baje guhiga fame, abaje guhiga aya mafaranga. Last Doxa yavukiye iki muri no Kigali cyangwa Doxa yavuye handi? Njye mvuka Igikondo, iwacu ni Igikondo. We ndumva we nta nubwo binagoye, ahangaha niho wakuriye, niho waboneye izuba y'umuryango. Nk'abarastari yindi case tugira twebwe nyine, urumva wamaze gushyiraho iyi crown, uyu mugara, so ntago biba bikikoroheye kugira ngo ujye gusaba akazi. Misengera amatsiko ise uvuga kuri crown metangarukaho. Crown yawe imaze nk'igihe kingana gute? Uyu ni umwaka wa 6. 6 nta kwiyogoshera ntaki. Ubwo ni ukuvuga ahubwo ngiye ubwo mperuka kwiyogoshesha 2012, ubwo navuga ko ari imyaka 8. Kuva aho mviriye ku ntebe y'ishuri, ko nge nize electronique telecommunication, nurumva nasabwa kuba najya nko mu kandi kazi, ariko ndavuga aho ya so nkeneye freedom yanjye, nkeneye kuba uwo ndiwe, kuko Rastafari is the way of life. Urumva inzira y'ubuzima. So ubuzima bwanjye rero nagombaga kubuyobora uko nshaka, atari ukundi ashaka. So gushiraho crown, so imisatsi iramera rero, ntago nongeye kuvuga ngo ndogosha cyangwa ndagira gute. Naravuze reka mbe uwo ndiwe, ahubwo mbiharanire ngere ku byo abandi bagezeho. Why not singe ntatanga akazi? Ibi bintu nubwo biri muri societe, ndakeka si no mu Rwanda gusa. Umuntu bamubona afite crown, umuntu bamubona hari imyambare runaka wambaye, like bano barapero bari kuvuga ngo drip, bakakubona hari ukuntu wambaye cyangwa icyo umuntu agahita kujudginga. Harimo none ikindi ubwo ndi kugira ngo uhite ubihuza byombi, kuko ubona uri umurasta ufite dreadlocks, umuntu ahita avuga ngo uyu muntu anyuyobya bwenge ibiki n'ibiki. Ni iki kintu bivugaho bino bintu byombi? Twebwe nyine urumva buriya umuntu arivukira, niko bavuga mu Kinyarwanda, umuntu arivukira. Kuba bashobora kubibona bitewe nuko nambaye, so bakavuga uriya muntu ni ikirara, so ni akazi kabo. Ariko nzi neza ko 100%, so tugihura ubona ndi ikirara ndi iki, okay, please pritar ko iminsi igenda ishira, ugenda ubona Doxa n'uyu. So ndabafite abantu benshi bagiye bavuga bati uyu murasta twamutangira ubuhamya kabisa, ku buryo ibyaha bindi twakekaga ku barasta ntago ari byo, sibyo. So urwo rero no kuvuga ngo iyo ufite rocks leta bumva ko nibiyobyabwenge wenda ubinywa iki, sibyo. Ariko urebye product ziri imbere yanjye ubona ko nta mwanya wundi ngira wo gutakaza, sibyo. Nge ndareba ku iterambere ry'igihugu cyanjye, iterambere rya Afrika muri rusange. So ubwo rero kugira ngo tubyizamurire, ni twebwe nyine tugomba kubizamura, nta wundi uzaza kudufasha. Nta munyamahanga uzaza ngo avuge ngo Kigali bayuko, nitwe twubaka man, nitwe tugomba kuyiyubakira, nta wundi muntu uzaza kuyitwubakira. Umaze wenda niba ari album wakoze, niba ari iki, umaze kugira indirimbo zingahe, niba hari na album watubwiye? So twakoze indirimbo 5 nka na road crew, bampagarikiye aho ngaho. So abandi bapeti bo nyine byarabagoye cyane, bitewe nuko ubuzima nyine bw'umuntu ni ubugenga. So ntabwo nabashaka kongera kubona umwanya wo kugira ngo twirwe twirukanka hari ibindi nkeneye gukora. So rero nasubiye inyuma ngiye ku giti cyanjye mba ndetse, ariko ubu ndashaka kugaruka bushyashya, ko n'uyu munsi tuvugana mfite rendezvous muri na road na Pacento, so ku buryo ngiye gutangira career none, ariko nonundi ngiye nyine. Habaho ibyo tuvuga ngo kuvumbya abantu, ndakeka kuvumba urabizi. Nta buryo watuvumbya nk'indirimbo uzafata nka debut yawe nusubiramo noneho indirimbo tuvumbyeho gatoya. Ko bitoroshera iyo flow natangiye nkubwira, nayo irimo nkubwira nyine, kuko mfite umuryango mbamo witwa Rwanda Samaritan Choice, dufasha abantu bamugaye, dufasha abarwayi muri CHK. Babizi bajya bambona cyane yo no mu munsi w'abarwayi ku isi yose. So aho dukora ibikorwa nyine bifasha abantu kuzamura, mbega kwerekana ubumuntu buri muri twebwe. None no kuvuga ngo rero iyo ndirimbo natangiye nkubwira ngo
ngo muraho neza bavandimwe bacu, ese iyo muraho murakoma, natwe turaho nk'uko mutubona, dore twazinduwe no kubabwira ko isi ya none yuzuye amagorwa n'amaganya ku mitima ya benshi. Bikaba bidahagije rero kwifuriza abantu amahoro gusa, ahubwo namwegero kamuhumuriza kuko nta kiruta ubuzima. So iyo ni indirimbo nayo iri coming soon, izaba itondetse neza cyane n'andi magambo n'ibikorwa nyine. Njye ntago mvuga amagambo gusa, njye nkwereka n'ibikorwa nyine, ndavuga nkanakora. Tukiri kuri music kuko turi buze kuyisoza tujye no kuri ibi bikorwa bituri imbere. Tukiri kuri music, umuhanzi wese aba afite like indirimbo abavuga ati indirimbo kesa so yaba ari yawe niba ari last. Hari umuntu uvuga wenda mbo nkunda nk'indirimbo ya Bob Marley iyi ngiyi cyangwa Lucky Dube iyi ngiyi. None indirimbo waba uvuga uti kabisa indirimbo iyo nyumvisha hari ukuntu niyo naba ndi gukora hari ukuntu impindurira ubuzima, yaba ari yawe cyangwa y'abantu? Ubundi jewe indirimbo ya mbere nkunda ni yanjye ku giti cyanjye, kubura utera uburezi arabwibanza to. So mfite indirimbo twayikoranye na Narod Cruyos na Ezra Kwizera yitwa Mpishurira inzira y'ubugingo mana. So iyo ndirimbo nyine ngewe hari ukuntu wicara ukitekerezaho ukavuga nyuma y'imyaka mbayeho, ese mbona abandi bantu wenda tunganya imyaka batera imbere, ese cyangwa se wenda hari iterambere ngewe ngeraho, cyangwa se abandi hari n'intumbero uba ufite ukavuga bari ababigezeho bati. So nabwiraga Imana, ninjye wazanye igitekerezo, so ndavuga reka dusabe Imana kwanza twereke ese ubuzima buzira umuze no kugera imbere no gutera imbere nyine se bisabwa iki, se nukubigeraho dute. So rero ubwo noneho ugatangira no kwiyeza uvuga uti ahangaha noneho Nyagasani niho nshaka ko umfashirizamo, dore inzira yanjye ngezemo nkuko batubwira bemera Bible baratubwira bati nyine tera intambwe imwe jara guterera izindi ntambwe 99. So ubwo rero nanjye ndavuga nimba ubu none ahangewe yanzira nasabye Imana ngo kumpishurira narayibonye, so niyo noneho ahubwo nkomeza kwenyegeza. Waduherezaho verse yawe, verse wari ufitemo? Verse yanjye nanavugaga ngo mana yanjye ni wowe musumba zose niringira, buri munsi mbashisha mvuga uri w'imbere y'imbaga nyamwinshi, bagufitiye inyota n'abakene ku mutima, bahora bifuza kuba hamwe nawe dawe, ndi mu mayerekwa y'ubuhanuzi bwa kera, mishurirwa amateka y'ubu buzima, mishuriraho intama zawe zazimiye zanyuze, dore barapfa intebe abandi bagapfa umugati, kandi njye ibyo ntago binyura. Ntago bikunyura Doxa, iby'intebe iby'umugati ntago bimunyura. None Doxa, ndakeka do closinga nk'ishapitre ya music, ndi bugaruke nabwo ku buzima bwawe bwite, ku buzima bwawe bwite. Doxa twavuze muri music, Doxa ni muntu ki noneho mu buzima busanzwe, like background no bino bintu tugiye kureba. Hari umuntu, hari abo tugeraho ugasanga cyangwa nawe ujya wumva nk'ibiganiro kumva umuntu yaba ari kuvuga ikintu nakoze iki n'iki, bakavuga ngo wabibashishijwe na famille bene wanya bagupushinze iki n'iki. No ndagira ngo duhere kuri life yawe, then tuze guhita twinjira muri ibi bikorwa twasanze ukora. Doxa rero ni umusore w'imyaka itari mikeya, urabona ko n'ubwanwa n'imvi zatangiye kuzamo. Ahari ubwana haje ubwanwa niko bajya bavuga. So ariko mbere yuko mbuwundi w'aka kanya navuga ko nyine umuntu aba yaranyuze mu maboko y'abantu benshi. So nkunda kubivuga nyine ko nta muntu ugira ahantu agera nta lift yabonye, ntibibaho. So ku urwego rero rufite etaje nyinshi, hari aho uca uri uruhinja baguhetse, ukageraho baguheka bagukwambutse umuhanda ugiye ku ishuri. So naje kubura ababyeyi muri 2003, nyuma yaho njya muri orphelinat yitwa inshuti z'umusaraba cyangwa se village de la paix, ni inshuti z'umusaraba nyine nabihaye Imana. So nyuma ya banyishyurira amashuri ndiga neza ndayarangiza, so nza kuvamo muri 2011. So urumva ko hariho gahunda yo kugira ngo nyine umwana wese ukuze atangire kwigurukana n'amababa ye, amenye ibiciro ku isoko bimeze bite. So ibyo byose nyine uwo muryango waramfashije, wambaye hafi cyane, ku buryo nyine ni byinshi mbakesha. So kubwo nyuma yo kubura ababyeyi nabashaga kuba narabaye wenda umwana wo mu muhanda, so ariko ntago byabaye, Imana yarahabaye. Ubwo rero
nkaba nanashimira nyine buri wese wahabaye kuri njyewe wagize icyo akora kuri njyewe ndamushimira cyane. Ubwo rero uyu munsi wa none uwo ndi we rumva ko mbikesha background iri inyuma y'abantu bamfashije, so ni ishema ryabo kuko nizera ko nabo baba babibona aho ngeze, ni ishema ryabo kandi nabo ni ishema ryanjye. So nkora rero kugira ngo nabo bumve ko batareze ibuye ntirikura, ariko njyewe narakuze kandi hari aho ngeze. So ni ishema ryabo rero bajye bumva ko mpari iteka n'iteka. Byiza cyane, urakoze ku buryo uvuze ubuzima mu ncamake, ubuzima ariko ntubuvuge uri umuntu uri mu gahinda, ahubwo ni umuntu ubuvuga avuga ngo hari aho navuye, hari aho ngeze, kandi hari n'ibindi byinshi biri imbere, hari ibintu byinshi biri imbere ugomba gukora. Duhise rero twinjira music, ntabwo ari cyo kintu cyonyine ukora. Twasanze hari n'ibindi ukora, ntabwo ari ngombwa ko mbivuga, nubwo nabanje nkumera nk'ubivuga, ndagira ngo no bitubwira ibintu mu by'ukuri byose ukora. Nyuma y'umuziki ubu none ndi gukora icyo nakwita ni cordoni, ariko wenda cordoni iteye imbere ivuguruwe yo kuba nkora izi nkweto. Dukora ubundi bugeni harimo ibingibi, ibikomo ni byinshi, ku buryo natangiye no kwigisha n'abana bato b'imyaka 7. Kino kiruhuko isi yose yabonye cya COVID-19, so abantu bose bari gupfa ubusa. So ngewe rero nyine ugomba kugira icyo umarira sosiyete, nk'uko nabikubwiraga, ugomba kugira icyo umarira sosiyete yawe. So ubwo rero natekereje uburyo ngomba kugira ikintu nkora, abana duturanye nkabafasha, nkabigisha bikagira ikintu bibagezaho nabo. So ubwo rero utwana dutoya cyane ndi kwigisha, nk'aka kakozwe n'umwana kandi ni style igezweho ubu nonaha, urumva y'umugongo. So ubwo rero agakoze njye nshobora gushaka uburyo nshaka kumwishyura, cyangwa se twakagurisha akagira pourcentage abonaho, kugira ngo mbone nanjye ayo nongera kugura ibindi bikoresho. Njye ntabwo nyikunda kubikora ibingibi kuko ndwaye amaso, so niyo mpamvu rero, kandi abantu babinzeho ko nabikoraga. So rero ngomba kubiha abana bakabikora nabo bakinjiza, banabikora neza, urabona ko ntabwo bamenya ko ari ak'umwana. Nicyo rero ni Burayi baturusha, inzozi nyine z'abana batangira kuzikurikirana bakiri batoya. So ubwo rero natwe tugiye tubibasha, cyaba ari ikintu cyiza cyane. So muri projet rero numva mfite mu bintu numva ngomba gukora ibi byanjye, numva ko bigomba gufasha igihugu. So ni imbaraga z'igihugu. Apari yo kwigisha abana, numva hari ikindi kintu ngomba gutekereza vuba cyane. Maze igihe ngitekereza, naranabigerageje ngo ndebe, bisa nkaho abantu bacitse intege, ariko nyine hari kiba kiri kubura nka finance yo kugira ibikoresho byose bibe bihari. So natekereje hari agaprojet mfite, ntekereza nyine ku bano bashiki bacu, so batwara inda bakiri abana, bakabyara bakiri abana. So ndimo ndatekereza se n'iki nge nabafasha, kuko buriya ngo ikintu umugabo akoze, igitsina gore akora multiple, byibura kuba nka 3, urumva. So bino bintu rero byo gutunga amasaro, urabona nk'uru rukweto, sibyo? Urabona nk'uru rukweto, gutunga aya masaro, ngiye nk'uko mba nabikoze, bo bazi gutaka. So bo bashobora gukora byinshi kundusha na byiza kandi. So rero ndimo ndashaka kubyigisha abantu ko binagoye, ntago nabikora njyenyine. Mu gihe nshobora kubona isoko ry'inkweto na miliyoni, ntago nabyishoboza njyenyine. Urumva mfite projet ariko iri based kuba nafasha wa mwana wabyariye Iwabo, wa mwana nyine wacikirije amashuri w'umukobwa, kugira ngo bigire ikintu bibafasha. So iyo niyo target mfite, ntago nsinzira, sindyama ntarabona inzira ya nyayo kugira ngo mbishyire mu ngiro bino bintu. So urumva ndimo ndagenda ndeba, hari abo mba nzi mu makaritsiye, so ba hafi niwo burya ngo mu hoteli uburezi nyine arabwibanza, nzabanza hafi yanjye mu mudugudu ntuyemo muri Gikondo, ku buryo mbone espace nini yo bashobora kwicaramo tugakora icyo kintu. Mu mwaka utaha muzakimbaze njyewe, covid niba yaraturekuye, njye icyo kintu nzabona naragikoze, ku buryo abantu byibura bizabafasha, bifashe n'isi muri rusange. Kuko nuzu ugabona urukweto ukavuga ati iyi nkweto ndayikunze, ndashaka iy'umugabo, iy'umwana n'iy'umumama, kubo bagenda basa, tubikora mu minota ingahe bikaba birangiye. Uyu mushinga wo gukora inkweto bivuguruye,
wawutangiye ubwo ndibuka ko ya music career wayihagaritse 2010 wayitangiye 2010 uhagarika 2015 wahise ujya kwiga bino bintu cyangwa ni ibintu wagiye wenda wegera umuntu wo hafi cyangwa wagiye mu ishuri? Oya, nta shuri nagiyemo computer, ariko hari ukuntu umuntu twe tuba turi inkubaganye. Iyo umuntu akiri umwana muri za primaire hari isomo twigaga ngo gukora umurimo w'amaboko, yari art muri rusange. Ngiye narashushanyaga mu ishuri, ahantu nize ku mashuri yose ninjye washushanyaga. Buri kintu cyose cyasabwaga ko tuza kukigiraho, ariko twagishushanyije ku kibaho ninjye, ku buryo nko mu mwaka nimba bigamo iminsi wenda iminsi tuvuge 100 mu mwaka, nge nigagamo nka 70, kuko hari andi mashuri bazaga kuntira, so nari nzi ngo bantiriye gutyo. Rero bigatuma wenda ubugeni bwanjye ni impano, ariko buriya nanone impano igira undi muntu ugufasha kuyiteza imbere, ku buryo urumva 2015 mpagaritse umuziki, nagiye mu bucuruzi ncuruza inkweto. Mu gucuruza inkweto za caguwa, noneho nkajya ndibuka bajyaga baza kunkoresha ikiganiro babona ibintu ari byiza, so ndavuga bakambaza target mfite, ndavuga ariko numva ngewe nzacuruza urukweto ruriho izina ryanjye, nkuko tubona Nike, nkuko tubona Puma, nkuko tubona indi marke runaka. So nkavuga ariko iyo marke yanjye nanjye ngomba kuyikora. So ntago nari nzi, nabivugaga ntazi ngo bizaca mu yihenzira. So 2016 nahuye n'umurasta, ngira n'amahirwe n'umurasta, banavuga n'umubonye agira ngo turi impanga. Umurasta araza arambwira ati ariko najya nzana udukweto tugashyira mu iduka ryawe, hari udusandari nkora. Ndambwira tuzazane turebe. So icyo gihe neza muri uwo mwaka yagombaga kujya akora ibintu nkamucururiza, caguwa yahise icibwa. Bahise bavuga bati caguwa ihagarare, ntago dukeneye kwambara ibintu bivuye hanze y'u Rwanda. Urumva badukuburiye. So ubwo urumva noneho iyo shite yabaye nkaho igwisha abantu benshi cyane, ariko ngiye nk'umurasta nyine nk'intore nari maze nahise mbona icyo kintu ko nimba bihagaze se umuntu azongera kubaho ate. Urumva mu mezi nk'atanu byaraducanze, abantu bose bari muri caguwa byarabacanze. Urumva katwishyuraga amazu anahenze, urumva twakoreragamo, umukiriya akaza akabura ikintu. Ndavuga ibi bintu rero ntago bizoroha, reka nje dushaka indi nzira. Nibwo nagiye kwegera wa murasta, ndamubwira rasta, rero urabona caguwa bayihagaritse, ntago bikinjira mu gihugu, nibyo byari bidutunze, ariko turatuntu nabonye ukora dushobora kudufasha. So uwo murasta yitwa Hakiruwemera Jaromoniye, ariko abantu bamuzi kuri China cyangwa se Shinwa. So uwo murasta rero yabaga hano muri Gikondo, n'ubundi niho akiri. So naramwegereye, ahita nyandikira agapapuro, arambwira ati wabikunze ibi bintu, urumva ushaka kubikora, kuko nawe yashakaga abantu yigisha. Urumva impano ntayigumane wenyine, atazaba nka Ruganzu. So nawe yari yagerageje no kwigisha n'abantu, ariko baramunanira. Nibaza ko ndi umwe mu banyeshuri be bize iminsi mike, nge nta cyumweru namaze niga, nize icyumweru kimwe ndamucika. Akajya nyandikira ati munyeshuri wanze ishuri, bite byawe? Nari karosa, ariko nzakwereka ikintu ndiho. Icyo gihe ndibuka nagiye namakoze inkweto ya mbere nambara, nkora iya kabiri, mbona ibintu biraryoshye. So abantu barambwira wambaye udukweto twiza, namubwira ko ari njye wabikoze. Bati wowe urashyenga, nta mashyengo yawe turakuze, uratubeshya. So narako nakoze iki, naragiye nyine ndiga. Icyo kintu yanyigishije nibyo ndi bubereke mu kanya, kumenya ngo ese ndamenya iki ni iki, ibi ni ibiki se, ibi ni ibiki. Urumva kore ifata gute, bigenze bite. Urumva ibyo bintu namaze kubimenya, menye uko nabiteranya. Naragiye njya kwirwariza, nanjye njya kuvumbura andi ma design. Nahura n'umuntu mu muhanda, ngiye nkafotora ifoto atanabibonye. Iyo foto nkaza nkirirwa nicaye ndeba nshushanya uburyo iyo nkweto nanjye nayikora, kuko mbonye ibereye umuntu. Iyo ubura n'umuntu yambaye rugabire ugasanga yambaye iz'abagore kandi ari umugabo. Nyine urumva marke yanjye, ubundi marke yo ni brand name nyine. Urumva ibigomba kubiriho ku buryo aho wayisanga hose ku isi uvuga ati ibi byavuye
kwa runaka. So ndacyari muri process yo kugira ngo mbe mfite marike mo hano nk'inyuma ahangaha, cyangwa se ibiri ahangaha mu gihe hano hari design yanjye marike ibiri hano, cyangwa se iri kuri aka ngaka. So bitewe nuko nge nabitekereje nyine, urebye akenshi ntago umuntu wakubwira ngo barahimba ikintu gishyashya kitahimbwe muri iyi myaka, biragoye. Ahubwo turamodifiya, sibyo, turamodifiya ukareba ukabona akantu se nge ngahinduye uku ntikaba keza. So ariko nanjye ndatekereza nzi ko wenda nanjye ari byo ndi gukora abandi bantu babona utasanga ahandi. So iyi nkweto yo yanjye nayise Karabo. So Karabo urabona ifite utuntu tw'uturabo, ifite uturabo, ni y'abakobwa ku buryo iyo umukobwa yambaye nyine arimo amano akagafatamo hagati mu mano aka karabo kakazamuka. So ibigaragara neza cyane. Noneho hari iyi ngiyi urabona agasandari keza cyane kagacomeka. So ariko hariho idarapo ry'u Rwanda. Idarapo ry'u Rwanda riri no muri shape cyangwa se ikarita y'igihugu. So narabitekereje nge ndavuga why not umuntu ataha Abanyarwanda, kuki twambara se amadarapo ya Amerika, kuki twambara Ubwongereza, kuki se tutakwambara idarapo ryacu. Ubwo noneho nge ndavuga ni ikintu dushobora gukora ntekereje n'umuntu akaba ari fieri yo kwambara igihugu cye, sibyo. Iyi nkweto rero maze kuyikora byaranangoye cyane ku buryo gutunga amasaro nta wabinyigishije, narabyigishije. Ndangije ndavuga iyi nkweto maze kubona ko irangiye, ndwana n'umutima sasa nshaka izina nayiha. So naje kuyita Rwibutso. Rwibutso, ariko ubwo nari nagendeye kuki ku banyamahanga twabaga turi kumwe buri munsi, baza bakakunda ibintu byanjye, ariko nkabona nyine aravuga ngo iyi ni memory nakuye mu Rwanda. So ariko agiye muri Kenya ashaka kuhabona ibindi, urumva. Kandi n'Abanyarwanda benshi hano bacuruza ibyavuye hanze y'u Rwanda, urumva. So ndavuga iki cyonyine niwo mwihariko w'iwacu. So ndavuga okay, reka nyite Rwibutso, izajya imwibutsa ko mu mezi 5 cyangwa mu myaka 5 yari mu Rwanda igihe yambaye. Noneho ndeba na b'Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda ashobora kukambara akavuga ni iwacu kabisa, umuntu akahita abona ko yambaye Iwabo. Rero kakajya gahora kamwibutsa no kugaruka mu Rwanda gusura rebe n'ibikorwa tugezeho. Ubwo tukaba tubonye harimo design nk'ebyiri zimaze kuba ziri personal, zifite mbega n'amateka wamaze kuzihuza. Hari n'iyindi nakoze, urumva. Iyi ngiyi okay, mbere yuko haza iyi ngiyi nabanje kuyikora. Okay, mbona abantu barakunze ariko ntarakora shape nziza. Maze kuyikora nge ndavuga reka nyikore ibe umwihariko ku barasta. So nyita Karaba twijyanire Jamaica. Karaba twijyanire Jamaica, ubwo urumva hari ukuntu mbabwira nyine ubwo umuntu wese ukunda amakara rasta, imyenda y'abarasta n'iki yagashyizeho bitabiryoha cyane. Rero nkamubwira ati twijyanire Jamaica, kuko ubibonye tubona Jamaica nta kindi ubona. Ndakeka noneho tumaze kubona bino bikorwa ukora. Rasta Doxa, muri bino bintu byo gukora zino design z'inkweto, gukora zino nkweto, ikiraka warakoze ukavuga uti iki kiraka kabisa ndafatishije, ukumva urishimye. Si ngombwa wenda ngo uze kugira ngo wenda umere nk'udusangizaho gakeya. Rero ikiraka nabonye kiryoshye cyane, ni bwari ubukwe bw'umuntu urumva aho nasabwe nyine. Okay, bwari n'ubwa mbere nkoze inkweto nyinshi, ko nakoze inkweto zigera muri 26. Ni mu mwaka ushize ni muri 2018 irimo irangira. Niho nabonye iyi marike ni nayo nasabwe gukora. Iyi marike niyo nasabwe gukora z'ababyinnyi, zari z'ababyinnyi ku buryo yo ibikuntu ikoze. Urabona iyi migozi izamuye, ari ukuntu urabona ababyinnyi baba bafite bambaye amayugi, urazengurutsa ku kirenge urafunga, then ukajya uzengurutsa ugafunga n'amayugi bigafata. So aka kazi rero nabonye nyine kara ko gukora inkweto 26 bwari ubwa mbere nyine nzikoreye umuntu umwe. So ndavugana aka kazi abantu ubwo byatangiye kuza, byatangiye kuza kabisa. So ikindi kiraka nakoze cyari ni cy'umuzungukazi. Okay, ni n'umumetisi,
akaba na mushiki wa Ben Kayiranga muzi w'umunyarwanda uririmba hano ariko aba mu Bufaransa. So ni isoko nabonye ryo kumukorera inkweto ku buryo agiye kureba ko wenda ashobora kujya acuruza, agiye kwese Iwabo mu Bufaransa arebe yuko yatangira kujya duha isoko. So ayo masoko rero niyo numva amaze kuba meza kuri njyewe, so n'icyizere cy'uko wenda n'isi yose tuzayambika. Byiza kandi niba bitangiye gutyo bifite umujyo mwiza. None Doxa turagaruka, ni umudesigner akora bino bintu. Iyo wowe uvuze ngo umuntu yambaye neza, turafata ku musore, turafata ku mukobwa. Umukobwa wambaye neza aba ameze gute, umusore wambaye neza aba ameze gute? Bundi njyewe hari indirimbo ntigize gukora yitwa Ndapapa iyo nkubonye, so n'umukobwa twaririmbiraga. Njyewe muri verse yanjye naririmbyemo nyine ati ikintu gituma mpapa nyine ngutinya, so uba wambaye neza wikwije bitari iby'ubu ngubu bigezweho, nyine umuntu aba yambaye nyine biriya bigezweho ngo nibwo yambaye neza. So kandi ikindi mbona ko wambaye neza iwana njyewe wambayeho na sandari yanjye, kuko wambaye sandari yanjye inzara ziba zigaragara neza. Bise bituma uvuze ku nzara mise nibaza Doxa ku nzara. Doxa ubwo nicyo gice cyo ku bakobwa akunda ikirenge kabisa, ikirenge cyane. Ubwo umukobwa waza yakize amaguru munsi y'ameza ntabwo mwavugana. Ubwo se nabwirwa n'iki ko afite amano urumva, ariko ikirenge tu nyine uba ubonye umuntu ikirenge tu ushaka kuvuga ati uyu muntu n'ibindi ashobora kuba yambaye aberewe. Umusore rero wambaye neza kuri wowe? Umusore wambaye neza nyine nawe aba yambaye kinyafurika, nubwo biri kutugora ariko nibaza ko turi kubigeraho. Imyenda na ya myenda nyine yavuye i Burayi tukayivaho tukambara iwacu twikoreye. So rero ubwo urumva yo wambaye kinyafurika nibaza ko uba wambaye neza. So n'akabando ku ruhande ko kera bavuga ngo kwicumba akabando, so ngiye kukajyaho. Ndi kuba muri style ya culture, muri roots yacu ya kera. So ndashaka kubigarukaho nambare nyine kinyafurika, kuko ngiye maze imyaka 3 kuva aho ntangiriye gukora inkweto 4 gutyo, ntabwo ndongera kwambara inkweto zavuye i Burayi. Byiza cyane. So ari naho ndakwereka nk'inkweto nge nambaye marike yindi ntago nayikubwiyeho, uyitegereje neza nimeze nk'indege. So ni Kararasta ariko nundi wayishaka atari Kararasta, ariko iyi niyo nasohoye. Yitwa inyenyeri y'abarasta iriho. Iyi ni inyenyeri imurikira abarasta. So njyewe nambaye sandari imyaka 3. Mise ndagira ngo ngaruke ku kandi kantu ndi bugarukeho. Abitwa abaslay njyewe ndi buvuge bari abakobwa bagenda bakiyambika ubusa. Twari tuvuze ku byo kwambara, bakiyambika ubusa bakabyita business. Wowe uvuga iki ku baslay? Buriya nyine ntago nabatera ibuye kubera ko nyine buri inzira ya muntu n'uruziga. So hari igihe haba yarakubise izindi nzira bikanga, akubita inzira zindi bikanga, ariko akabona ko wiri ariyo nzira. Bitewe na social media ubu ngubu nge nize electronique nyine nza agaciro ka social media. So nimba umuntu posting ifoto views zikaba 1000 mu minota 20 yambaye ubusa, ariko na posting urukweto views zikaba 3, sibyo? So urumva biragoye cyane, ariko nyine nibwo buryo bari gucuruzamo ukurikiranye n'iterambere tugezeho. Urumva ni Burayi, kuko bivi Burayi ni imico y'ahandi. Ariko ikintu nge nabakangurira badufashe bere kureba gutumbera cyane ku mico y'ahandi, tugaruke kuri roots yacu, kuri gakondo yacu, sibyo? Kwambara ubusa ntago ari byo byatuma ucuruza. Hari imirimo myinshi rega rasta, hari imirimo myinshi umuntu yakora kandi kamuteza imbere, sibyo? Utarinze kujya kwambara ubusa ku muhanda nyine amafoto iki werekane uriwe, sibyo? Na wa undi ubisupportinga ababona nyine ko nta kindi kintu badutezemo. So iri terambere rya internet ni ribi kandi ni ryiza. So twakira ibi birizazana, ariko twishakira ibyiza bari twe tubikoresha, sibyo? Urugero natanga, nimba nyine mfite telefone ya smartphone, ngenza agaciro kayo. Smartphone irahenze kuri njyewe, irahenze.
naguze ibihumbi 200 cyangwa se 100 sibyo, ayo mafaranga nguze telefone y'ibihumbi 10 sibyo gatoya, nshobora guhamagara abantu bose nkeneye. Ariko kubera ko nashatse ryaterambere, hari impamvu iyo telefone ngiye kuyishaka, ya smartphone ngiye kuyishaka. So ngiye kuyishakira iki? Impamvu ndaguhesha tu telefone ya smartphone ndayishaka kugira ngo, kuko abantu bose bari bize ku mbuga nkoranyambaga, ni naho umuntu ashobora gukorera publicity sibyo, kandi biranahendutse. Wenda amafaranga ugura kuri internet n'aya publicity yo kuri televiziyo cyangwa radio birahabanye cyane. Publicity baranca amafaranga menshi cyane, ariko hano ni impostinga njyewe mfite abantu 500 cyangwa ibihumbi 2 kuri njyewe mfite abantu ibihumbi 2 kuri noza yanjye. So yo postinze kuri status abantu barabibona, nutagira icyo akora ako kanya, ariko agize ikintu ashaka cy'urukweto, akeneye kwambara urukweto ahantu runaka, ahita yibuka ko nabipostinze. So urumva niyo mpamvu ni TV yanyu yaje sibyo, yaje kudufasha. Urumva rero ni ukugira ngo byibura badufashe twe inspiring nyine urubyiruko n'abana batoya, tubaha ibintu bizima sibyo. Umwana w'imyaka 5 cyangwa 3 asigaze gukuramo password ya mama we cyangwa papa we. So nafungura wari uri mureba abantu bambaye ubusa, subwo uwo mwana wawe urumva azakura ari indese. So tureba aho gafungura abona inkweto, afungura abona ibiseke, avuga ati se mama ibi bintu se bikorwa bite, ibi bintu ni byiza. Urumva nitwe tugomba guha umuco abana bacu. So nibaza yuko rero ibyo byo kuvuga ngo Musley iki amafoto ku mbuga nyine yambaye ubusa n'iki, no, yaza akareba nyine n'igihe wa mugani bitewe n'ahantu wakuriye. Akenshi uko mbibona njyewe, hari abafite imico bavanye hanze. So uwo wakuriye hanze yageze mu Rwanda nyine atwereka ko nta kibazo. Urumva kandi n'umunyamahanga we, umunyamahanga umuzungu cyangwa se inde arakora cyane sibyo, niwe wakudukoreye izo telefone, twe zaturangaje, nta uri gukora, tuzaguma tubasaba. Ibyo rero ni byiza, tumaze kugenda tubona ku bikorwa byinshi bitandukanye. Harimo uwatureba akavuga ngo ni ubutekamitwe, wenda n'ibyo twafashe turategura dushyira aha, niyo mpamvu cyangwa umuntu yaranguye, niyo mpamvu process ikurikiye ugiye kutwereka ese ibi bintu bikorwa gute, tuze gusoza tugira akantu ka nyuma. Byiza cyane. Ku Nzozi TV online duhora turi abanyeshuri, tuba twishimiye kwiga. Niyo mpamvu uno munsi ndagira ngo wenda n'undi muntu uri kudukurikira, ejo nujya kugura agakweto ukabonye, ntihazana guture tugende twiga ese bino bintu bikorwa gute, agenda tubwira ibikoresho bitandukanye. Hano nahageze nkabona ibirenge by'ibikorano nabyo aragenda tubwiraho. Twatangira tubwira ku bikoresho wifashisha by'ingenzi. Murakoze cyane. Ubusanzwe nyine urukweto kugira ngo rube rwuzuye rugomba kuba rufite tapi, rufite hari tapi ukandagiraho, hari n'ijya hasi kandagira ku butaka, so hariho n'imigozi. Nyine urumva ko ni ibintu bitatu. So ibyo bintu rero hari uburyo tubiteranya, nibwo ngiye kubereka nyine imigozi igomba kuba ikozwe wenda mu ruhu cyangwa se imirikwire cyangwa se mu mwenda nk'igitenge cyangwa se indi veruru runaka. So noneho hasi ku itapi ishobora kuba kwire uruhu cyangwa se kabasa imirikwire. Icyo hasi ari cyo semere cyangwa se nyine cyo dukandagiza hasi, ni iki ngiki gishobora kuba ari tukita dire, ariko ni Burayiho ntago bakoresha dire, hari utwo baba barakoze twabigenewe nyine, sinzi materiel babikoramo ariko style bikora kimwe. Kore arizo zizi ngizi nyine, niyo ikora, niyo dukoresha cyane. So mpereye wenda kuri aka ngaka, iyi ni simirikwire. Iyi ni simirikwire ariko ishobora gukora kimwe n'uruhu. Iyo nayo ni simirikwire. Nuko zifite amabara atandukanye. So bajya bavuga ngo ibishashagirana byose ntago ari zahabu. Abantu bikundira nyine kujya ku isoko akagura ibishashagirana. So iyi ngiyi ni simirikwire. Ku rundi ruhande bisa neza nyine n'agakweto ukuyemo kaba gasa neza. So ariko biratandukana cyane ku buryo njyewe nkunda gukoresha intoki zanjye, ko imashini ziradutenguha rimwe na rimwe, urushinge ruravunika ikagira ikibazo, akazi kagahagarara, cyangwa se ikagenda isimbuka rukuntu ifite ikibazo utaramenya ngo ifite ikihe kibazo kandi akazi kihutirwa. So ibyinshi njye mbikoresha intoki zanjye, rero naje kuyigira imitwe. Saha murakoze. So ubwo rero nyine ngiye kubereka uko sandari ikorwa muri rusange, mbereke ntago biba bigoye.
so noneho njyewe yo kugira ngo mbashe kubona icyo nshaka ndashushanya kugira nkuremo ya tapi yanjye. Urugero wenda iyi urabona ni imoso, abantu bakunda kumbaza ati se ko ari imoso se nyine indyo turayibona gute kandi uko inkweto ari ebyiri peri inkweto yuzura kuko ari indyo n'imoso. Noneho njyewe rero nta bundi buhanga bubamo nyine ntibazakubeshye. Turi kureba iyi side ni gutya, urabona shape ni imoso ariko ningira gutya ibi ndyo ntago ari ibintu birenze tu nta bundi bwenge sibyo. Noneho ubwo wenda ntangira nshushanya inyuma ya karita yanjye njye mfite y'iforomo. Iyo nkase ngendera mu murongo imbere ya wa murongo wanjye. Nakazi gasaba kuba witonze n'ubundi utangize n'ibikoresho byawe. Oya nanone buriya kwangiza nyine ntago byabura kuko iyo ekonomi ibahe nyinshi nabyo biba bibi. Nabyo biba bibi kabisa. Urabona ko tapi yanjye twayibonye. Urabona ko ya nari mfite urabona ko ivuyemo. So ibindi birengaho nyine hano ku ruhande kugira ngo hari imashini ismoothinga kugira ngo nyine bise neza bya bindi mba nagize. So ubwo rero igikurikiraho iyi tapi yanjye mpita nyitera kuri couch. Ndahaza nkafata nkavuga ati ahangaha nihiza kujyamo kugira ngo nyine iyi kore yacu ifate. Hari etape bigomba kugenda. Nuvuga ngo iyo ngomba gusiga kore hano kuri iyi side nkanasiga n'ahangaha kubera ko ntago kore ifata hatari kore. Kore ifata ahandi ari iyindi kore. So ubwo rero mpita nkora iki, nuvuga ngo mfata tapi yanjye kuko ubwiza buri hari imbere, hano inyuma niho nkeneye gusiga kore nahifata. Nkasiga kore, urayisiga neza nyine ukabuzi neza ko kuri buri ruhande hasize neza kuko iyo utahasize neza niho y'amazi wenda uri kuyoza anyura akaba azagufasha kuyisenya. Akagufasha kuyisenya nyine ya nkweto yawe ntibikirambye. So ngomba kuba nzi neza ko ku mpande hasize neza. Doxa yakoze neza nko ku munsi yakora inkweto nka zingahe? Rero ahangaha iyo maze gusiga hano ntegereza byibura iminota nk'icumi kugira ngo kore bimaze kuma. Wenda ubwo maze gusiga ndaba ntunganya utundi tuntu mpita nkora. Urumva nta kugira iminota yere kubipfa ubusa mba nkora ibindi. Uretse ko muri bino bintu byacu nta bikoresho byinshi bipfa ubusa. Ngewe nshaka gufata n'aka ngaka kuva hano ngera hano. Nakweretse wenda ya nyenyeri y'abarasta inyenyeri singana gute uretse nkwereka urugero. Nk'aka ngaka kaba kari mu madeshi ariko iyo kageze hano urana sisi kavamo ahangaha gahita kaba design. Ubundi tuvuga ko muri art ikosa riba new design. So hano no wenda bitewe nanone ni rukweto ukuntu rungana. Iyo ngiye gukora umugozi ndimagine nkavuga ati uyu mugozi ugomba kuba ungana gute. Wenda mbare ngo wenda santimetero 3 nkabihuza. Iyi ni geometry abantu bizi imibare nta utarayize. Geometry hera muri primaire nko mu wa kabiri mu wa mbere ni mu wa mbere ahubwo kuko na gardienne kuko babigisha guca umurongo. Niho bihera rero utabikunze kera nubwo uzagaruka kubyiga bundi bushyashya ibyo wakwebye tuzabigusubizamo. Nona ko kakagozi kacu ningashyiraho ahangaha. So hasigara espace nza gutebeza kugira ngo umugozi nyine utavamo. So nongeye gukata wenda ko ngomba no kwita ngashushanya kara gafatino. Yukoze usa nk'ukora akantu kameze uko nguko wenda
bitewe nanone n'ino ry'umuntu ukaza gutya. Ndavuga ngo ndamutse ngize gutya, urabona ko kwera ko handi mu hagati y'amano haba hagize, ariko hino niho hagiye ikintu kinini. Ndaza kubikwereka. So iforomo zanjye ntago zifite amano, ariko nakabaye mbikwereka, ariko noneho ndabikwereka no ku kirenge to ntacyo bitwaye. Noneho imigozi yanjye, imigozi y'urukweto deje ubu ngubu irarangiye, kuko twakoze peri imwe, twakoze ikirenge kimwe. So ubwo rero muri ya minota mba ndi gukata ibi ngibi, mba nzi ko kore yanjye yumye. Mba nzi ko kore yanjye yumye. Akandi kabazo k'amatsiko, Doxa yari yagerageza urukweto rufunze. Oya, ntago ndabigerageza, ariko vuba kabisa nzazikora. Nubwo izifunze zisa nkaho zigoramo ukuntu, kandi buriya nyine umuntu aba afite ibintu yumva we yakora. Nimba ntekereza ko umuntu ashaka kuba yambara amasandari cyane, so n'ibirenge bigahumeka, man, igihe abantu bamara igihe kinini bambaye inkweto zifunze. So rero nshaka guha ibirenge freedom, ibirenge byanyu nshaka kubiha freedom. Ariko ntago ari uko nyine byatunanira, n'ibindi byose birashoboka. Urabona ko ubu noneho nkomeje nkagendera kuri wa murongo nahoze nkatiraho kare, itapi yanjye iza kuba bituma na ya nkweto yawe igira ireme. So inkweto yawe wambaye ukumva ko atari igikarito, iremereyemo ukuntu. Kubera agasuzuguro k'imashini zipfa buri mwanya n'iki, cyangwa se umuriro ukagenda ubikoresha y'umuriro, njye mbikoresha intoki, ngiye kubikwereka ukuntu mbikoresha intoki. So yindi style nk'ubu ngubu wakwibaza ngo urudodo rwanjye ni uruhe nyine. Njye nkoresha nanone uruhu. Nkaba ari rwo nkoresha nk'urudodo. Kandi kaza ari indi style, nibyo nyine nakubwiraga gucreya nyine biho umuntu ahora creya. So noneho tapi yanjye rero, kugira ngo urona imashini hari igira akantu biti pass gasigamo distance. Iyo uzuri umudozi mwiza isigamo distance ingana, urabona ko biba bigenda bingana, dore hano. So njye rero nta kindi mbikoresha intoki. Mfata ikaramu yanjye narangiza nkabara, aka gatoki niko kampa distance, nkabara gutya, aho gati okay, umurongo wanjye uraba umeze uko. Urabona urabona ko bihuye. Nyine ni intoki tuzibikora. Intoki zibikora. No, urabona uribaza ngo ntago nadoda nk'umukorodoni usanzwe, nabwe ngo n'ubukorodoni buteye imbere. So ni mu mutwe. So iyi mashini rero nicyo ibereyeho kumfasha kugenda ishyiramo intoboro, nanjye bikaza kunyorohera, kuko hari igihe ari nk'uruhu ntago warutoboza ikoroshi uko wiboneye. So kuko na modeli wenda nkahangaha nshobora kugenda nshyiraho, urabona nkaha hadoze, sibyo? Hano nkagenda ntobora kuri distance, mu mutwe nyine hahita yizanamo distance ukuntu ibi igomba kungana yose. Urabona wa murongo naciye, ikintu dufasha ni ukugira ngo bya bintu byanjye bize ko nyine, ubundi uru rudodo ni umutako. Ni umutako, ariko nanone ufite ikindi kintu umaze, sibyo? Ufite ikindi kintu umaze, kuko bituma amazi atazasesera nyine, nanasenya azasenya hano inyuma, ariko urudodo asanga urudodo ruriho yana kwinjira byange. Ni nka fondasiyo umuntu aba yakoze. Birabaye. Urabona ko bibaye tapi yanjye noneho
haba hakurikiyeho etape yo kuba nayidoda noneho. Iyi ni style yanjye abantu bazabibona ko ngewe niyo ndoze indodo zizamuka ari ebyiri ngewe inyuma. Zizamuka ari ebyiri. Ubu nubona urabona ari ebyiri. Zirimo ari ebyiri kabisa. Nabyo bikayongerera gukomera style n'ubwiza byose nyine bigenda byiyongera. Ubu wese umuntu wese udoda urukweto keretse ahari utagendeye wenda ku mabwiriza n'iki niyo nize yuko udoda wese agomba guhera mu bworo bw'ikirenge. So mu bworo bw'ikirenge rero wakwibaza ngo ni hehe? Mu bworo bw'ikirenge umuntu utazi ubworo bw'ikirenge ni hano. Niho mu bworo bw'ikirenge. Ubwo rero ngiye gukora tapi yanjye ngiye kuyidoda niho mpera sibyo? Nabona za ndodo uretse urabibona nizimara kwigira hejuru gatoya nibwo uri bubibone. Kandi nta nubwo binatinda. So muri ka kazi rero nahoze nkubwira kaba abantu benshi b'abana b'abakobwa babyariye mu rugo cyangwa se n'abandi bana yaba n'imfubyi. So mu rwego rwo kubafasha nabo bazadufasha. Urabona ko ntago ari njye uzabafasha gusa nabo bazamfasha. So mu gihe ngiye kudoda mo iyi tapi imwe urumva turi abantu 10 cyangwa 20 hazaba hakozwe tapi nyinshi. So bitume akazi kihuta. So niyo target yanjye ubundi ahanini yo kugira ngo tunacuruza ibintu byinshi mu gihe gitoya n'ibitunga abantu nyine biboneke mu gihe gitoya. Atari ngombwa ko umuntu abona amafaranga yiriwe uyakoze umunsi wose. Ubu nonaha nibaza ko baramutse baje aka kanya mu gihe ntaramara gutegura neza ntabyo ndabona naba mbaka dukeya tw'ibikoresho nyine nanjye nibibafasha ni no kubafasha ntago ari ukugira ngo nyine ngiye banyinjirize cyangwa bampa amafaranga. Kuko ngiye ibyanjye ndihagije ubaho ngeze. So nugusubira inyuma ukareba abandi bantu se wabafasha iki wamarira iki isi. Kubundi umurasta wa nyawe abagomba kureba akavuga ati iyi si uko nayisanze nzasige hari ikindi nyihinduyeho kibe cyiza ibe nziza kurushaho. Nicyo kintu umuntu aba aharanira. So nimfasha abantu nk'icumi 20 30 bakabaho bitunze ntawe basaba urumva kandi babona buri kintu cyose bizanezeza cyane kuko nzaba numva ko hari icyo namariye isi. Aho bigeze ubu n'uwenda cyeka n'ubundi ntabwo byabura ko haba hari umuntu waba warigeze ufasha ukavuga uti uyu muntu ndi proud yuko namufashije wenda tuvuge akaba yari umwana uri aho ngaho wenda ugeze ukavuga uti wenda hari icyo mufashe si ngombwa wenda izina ariko ndakeka hari ntago ari umwe ko nakubwiye ko hari ibikorwa natangiye nkora za 2012 nkiri ku ishuri byo kujya muri CHK tugafasha abarwayi. So wakwibaza nyine kugerayo ni itike niyo wagenda n'amaguru nanone bisaba wenda ko hari icyo n'icyo umushyira. So ariko ntago ari byo tujyana cyane twe tujyana umutima kuko harabo dusanga ntacyo wenda nta tike bafite cyangwa se bamwandikiye umuti ntawe ufite tukabigura. Ibyo byose biva mu mafaranga. Noneho ariko imbaraga cyane nizo dukoresha. Dufite rero abana b'imfubyi twishyurira amashuri ngeno n'umuryango dufatanyije witwa Rwanda Samaritan Choice. So dufite abana Nyamata bagera muri 40 twishyurira amashuri. Hari abandi bafite akazi bavuga ati kuri saleri yanjye yana bajya bakuraho 5,000 bijye kuri minerval z'abana. Ugasanga rero ni ibintu byiza cyane. Abo rero turabafasha umunsi ku wundi n'abantu tureberera umunsi ku wundi. Ariko nyine hari n'abandi nigishije gukora inkweto bamwe ntago babikomeje ariko bakuyemo amafaranga. Habakuyemo amafaranga babonye ibyiza byabyo wenda tageti agiye nanone uvuga ati gishoro cy'ibyo kuburi tugira intumbero y'ikimara kugera kuri ibi. Uvuga ati se nakora uruganda gute ukabanza ugasubira inyuma nka wa muziki wanjye naretse nkagaruka gushakisha muri ibi ngo ndebe ko nzabona amafaranga yo gukora wenda iyo video yo gukora nyine indirimbo nziza urumva ku buryo ijya ku ruhando mpuzamahanga ari igihangano ubona cyiza. So ibyo byose rero bisabwa amafaranga no kugira ngo umuntu abe yarakoze
ntago wabikora utarakoze, ntago habyuka ujya muri studio, ugomba kugenda wanakarabye, urumva unambaye na neza nka bimwe wambazaga, urumva. So ntago uzagenda uhure n'umusitari muri studio wowe wambaye ibirenge ngo uje gukora indirimbo, ntago bibaho. So ugomba kugenda usa neza nyine. Ibyo byose rero biva mu gukora. hari abantu bakeneye gufasha abantu, nta wavuga ngo wenda yabura hafashiriza, ariko hari igihe wumva platform abantu bafite yo gufasha ukumva ni nziza. Hari nk'umuntu wenda ushaka kuvuga ngo nagera gute kuri iyo Samaritan, kuri uwo muryango wanyu, wenda niba hari nka ntuze mukoresha nk'imbuga nkoranyambaga ku buryo umuntu yazimenya. Imbuga zo zirahari. Facebook turiho Rwanda Samaritan Choice, turiho na nimero de telefone zacu urayibonaho, ushaka kuyibonaho. Ikindi nibaza ko na Instagram turiho. Ubwo rero urumva ko ntago watubura byanga byakunda. Turashaka no gukora website ku buryo nibikorwa bimaze imyaka itari mikeya, ku buryo hano none urana ko ngeze kusoza noneho mca munsi kugira rwa rudodo ruze munsi. Urumva tumaze imyaka itari mikeya dufasha abo bantu, ni ibikorwa nyine bifite nyine naho bigeze. Yari initiative yawe cyangwa yo wayisa? Turenga 30 kandi twishyurira abana barenze 40 amashuri, kuko nk'imfura iri mu wa 4 secondaire, twaramutangiye mu wa 1 primaire. Hano rero tapi yacu yarangiye, urayibona, urabona ko wa mutako bwa bwiza bwabonetsemo. Urabona ko noneho tapi yarangiye, ahita hakurikiraho iki sasa. Noneho bitanimagine navuga ngo twahoze tuvuga ko ntizi iyo forumu wenda tuyifashishe kugira twereke n'abantu akamaro kabyo, bataba babibonye gutyo gusa. Noneho natekereje ko twahita twikorera isandari imeze uko. Isandari imeze uko. Ubu nonaha sandari yacu urabona ko sandari yacu kugeza amagingo aya ngaya isa nkaho irangiye. None ikintu nkora niki, ndavuga nti ka kantu kanjye kagahera cyangwa k'umukiriya, ka kantu kagahera ngomba ntago amano yose ubundi ngomba kuyagaragaza, kuko uyagaragaje amano yose ikirenge cyajya gisohoka kigakandagira hasi. Noneho ndimagina noneho hano ahantu ashyize utugozi mashushanye, iyo maze gutobora ngomba gushaka inzira. Ikintu nyine ubusanzwe abandi bakoresha nk'ibi byuma by'abakorodoniye, so kugira gutya nkakata gutya, ariko iki cyuma gihe gishobora kuncika kigatuma hano hantu hazamo akandi kantu ntishimiye. So nkoresha ngewe rero imikasi kugira ibintu byanjye bibe bisa neza uko mbishaka. Ukoramo inzira wa mugozi uza kuza kunyuramo. Noneho kano kenge rero gatuma inkweto niyo wasitara hadashobora gucika, ariko mu gihe waciye utatoboye, so iyo ni yindi systeme nini banga n'abandi bantu wenda batureba bagomba kurebera aho bakora inkweto, so barenovera ibintu byabo bakoraga. Noneho ya migozi yacu tukayifata tukayisesekamo, sandari yacu ikaba igize forume. So noneho ikintu dukora ni iki, kugira nimba wenda ari ya size 40, sibyo cyangwa size runaka ibifite forume yayo, noneho ugenda ukora ukayegerezaho, warangiza ikiba gikurikiye no gusiga kore hano hasi, then ukabiryamisha byose bigafataho, ugahita usiga kuri diri, inkweto yacu birangiye. Bimeze nuko rero n'izindi zose nuko bikorwa, nuko byose bikorwa.
Jabress ni Inzozi TV online. Twishimiye kuba twari turi kumwe na Last Doxa. Twishimiye ibyo yatweretse, ndakeka namwe mwize. Kugira ngo dukomeze gufasha inzozi z'abantu benshi ziri hano hanze kuri Inzozi TV online, turagusaba ngo ukore subscribe aho ngaho hepfo gato, kora like, ndetse niba hari n'igitekerezo watwunganira, niba ukeneye wenda kuba nawe twakorana nawe ikiganiro, jya muri comment ubitubwire. Twishimira guhora tugaruka dufite inkuru nziza zubaka abantu. Ciao, Jabress. Ja Rastafari. Yep.